Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo nakuzwe. None ni icyumweru cya kane cy'igisibo, icyumweru twita retare, bivuga icyumweru cy'ibyishimo. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cya kabiri cy'amateka, umutwe wa 36 umurongo wa 14 kugera ku wa 16 n'umurongo wa 19 kugera ku wa 23. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe ni wa 2 umurongo wa 4 kugera ku wa 10. Ivanjili yanditswe na Mutagatifu Yohani, umutwe wa 3 umurongo wa 14 kugera ku wa 21. Ibyishimo by'iki cyumweru biraturuka ko umuryango wa Isiraheli wari warajyanywe bunyago i Babiloni, biturutse ku kwigomeka ku Mana wongeye kugirirwa ubuntu n'impuhwe, maze bakongera gusubira i Yerusalemu binyuze ku mwami w'Abaperisi utaruzi Imana, ariko Imana ikamwifashisha, ari we Sirusi. Abayisiraheli bajyanywe bunyago i Babiloni biturutse ku bwigomeke bwabo. Ku ngoma y'umwami Sedekiya, abakuru b'abaherezabitambo n'abatware ba rubanda nabo barushaho gucumura, bakurikiza imihango yose mibi y'abanyamahanga, ndetse bandavuza n'ingoro y'Uhoraho yari yaratagatifurije i Yerusalemu. Maze Uhoraho Imana y'abasekuruza babo irabayihanangiriza bikomeye, kandi batumaho kenshi intumwa ze, abitewe n'imbabazi yari afitiye umuryango we n'ingoro ye bwite. Nyamara bo bakubita intumwa z'Imana, bagasuzugura amagambo yazo, kandi bagaseka amagambo yabo. Ibyo byose rero byatumye Imana ibatererana, ibatera umugongo, maze bajyanwa bunyago i Babiloni. Nk'uko tubizi, Imana ni Imana ihorana imbabazi, ni Imana ihorana impuhwe. Ikoresheje umwami Sirusi iragira iti, nimuzamuke mwongere mujye i Yerusalemu. Bakristo bavandimwe, ijambo Babiloni ubundi risobanura ahantu habi. Babiloni bivuga icyaha. Niyo mpamvu niba Imana ivuze ati nimuzamuke mwongere mujye i Yerusalemu, urasabwa kuzirikana Babiloni yawe wajyanyemo. Biragusaba kuzirikana Babiloni yawe ituma udakurikiye Imana ishaka. Yerusalemu yo bisobanura aho Imana ituye, ari naho Yezu atangira ubuzima bwe ngo acungure bene muntu. Bavandimwe, nta cyaha kitagira ingaruka. Ukwigomeka kwa Isiraheli kwabaviriyemo gutezwa abanyababiloni, maze batwika ingoro y'Uhoraho i Yerusalemu, barimbura n'inkike zayo. Amazu yaho barayatwika yose, arakongoka, maze ibintu by'agaciro byo mu ngoro barabisahura. Namwe rero nimwibaze, uyu muryango n'abatware babo bihaye gukubita intumwa z'Imana, biha guseka no kudaha agaciro ibyo zavugaga. Niyo mpamvu gusuzugura Imana, gusuzugura intumwa zayo, no kwikoraho. Turebe aho duhagaze kuri iyi ngingo yo kumvira intumwa z'Imana, turebe aho duhagaze kuri iyi ngingo mu kumva icyo Imana itubwira inyuze ku bahanuzi bayo. Nk'uko Pawulo Mutagatifu yabivuze mu isomo rya 2 mu ibaruwa yandikiye Abanyefezi, Imana ni Nyirimpuhwe zahebuje, biturutse ku rukundo rwinshi yadukunze. Imana ni umubyeyi wakira ibirara bye.
Iyo umuntu yateye Imana umugongo akigira i Babuloni akahahurira n'ibyago n'akaga, Imana ntimutererana, ahubwo iramwitegereza bikayitera kumugirira impuhwe, nk'uko yohereje Sirusi umwami w'Abanyaperisi akabwira buri wese iri jambo rihumuriza. Umuntu wese wo mu muryango w'Imana nabane n'Imana kandi nazamuke, natahe iwabo i Yerusalemu. Uyu munsi Imana iraguhamagara nawe kuzamuka. Imana iraguhamagarira kujya iwanyu h'ukuri, ukava mu kibi ahubwo ukajya mu cyiza, kuko ari Yezu Kristu yaje kukurongera, yemera kugupfira ku giti cy'umusaraba. Nibyo koko Imana ni urukundo. Twari dupfuye tuzize ibyaha byacu, Imana yadusubije ubugingo binyuze kuri Kristu. Rwose kuba mwarakijijwe mubikesha ubuntu bw'Imana, si ubutungane umuntu aba arusha abandi ngo abe uwo ari we, ntibyatewe n'ibyo mwakoze, ahubwo ni ubuntu bw'Imana, ni ingabire y'Imana. Nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, byasabye Imana Data ko itanga umwana wa Yezu Kristu ngo amanikwe ku musaraba kugira ngo tubabarirwe. Kuko Imana yakunze isi cyane bigeze aho itanga umwana wawe w'ikinege, umwemera ntazacibwa ahubwo agira ubugingo bw'iteka. Nk'uko Karidinali John Newman abivuga, Imana mu gucungura umuntu byarayigoye cyane. Kurema umuntu no kurema ibiri ku isi ntabwo byagoye Imana, ariko bigeze mu gucungura muntu byaragoranye. Kubabarira umuntu amaze gucumura byagoye Imana kurusha kurema, kuko Imana yaremye isi ikoresheje ijambo wayo, ikavuga iti iki nikibeho kikaba. Mu minsi 6 Imana yari imaze kurema ibintu byose. Ati nyamara umuntu amaze gucumura, kugira ngo imuremareme bundi bushya, byasabye ijambo w'Imana ko yigira umuntu mu nda ya Bikira Mariya akabana natwe, akaba hano ku isi, yagira imyaka 30 agatangira ubutumwa. Ubutumwa yakoze imyaka 3, biragaragaza rero ko byasabye Imana kwihagurukira ubwayo. Byasabye Yezu gupfa, ndetse apfuye urupfu rubi rwo ku musaraba. Aho Adamu yari yatsindiwe, niho Yezu Kristu yatsindiye ya nzoka ya kera. Bavandimwe, mu by'ukuri turasabwa kuzirikana urwo rukundo rw'Imana. Turasabwa kuzirikana urukundo rukomeye Imana yadukunze. Si ubutungane nk'uko namaze kubivuga umuntu yaba arusha abandi ngo abe uwo ari we. Nk'uko Musa yamanitse inzoka mu butayu, byasabye Imana Data gutanga Yezu. Tuzirikane rero agaciro k'amaraso ye. Muvandimwe, ndagira ngo wibaze niba waremeye kwakira Yezu Kristu mu buzima bwawe, ukamwakira nk'umwami n'umukiza wawe. Iki cyumweru cy'ibyishimo, reka twishimire ko dufite umukiza, twishimire ko dufite umucunguzi ari we Yezu Kristu, twishimire ko Pasika yegereje, umutsindo wa Yezu ku rupfu. Yezu ntabwo ari umucamanza, ahubwo Yezu ni umukiza, ni umucunguzi, ariko umucunguzi abamwemera. Yezu Kristu nk'uko yavuze mu Ivanjiri, ntabwo yazanywe n'intungane, yaje guhamagara abanyabyaha kugira ngo bisubireho. Yezu ni muganga, ntabwo yazanywe n'abazima, yaje gushaka abarwayi kugira ngo abakize. Utamwemera we aba yamaze kwicira urubanza. Utamwemera ni wa wundi wikundira umwijima akanga kugendera mu rumuri. Ukora ibibi wese murabizi yanga urumuri, agira ngo ibyo akora bitajya ahagaragara.
nibyo ingaruka y'icyaha ni urupfu. Kuri iki cyumweru dusabirane kugira ngo twakire ubucunguzi bwa Kristo, twakire Kristo atubere umwami n'umukiza. Dusabe Imana iduhe kujya duha agaciro urukundo yadukunze muri Yezu Kristo, no kudasuzugura cyangwa kudakerensa ibyo abagaragu b'Imana batubwira. Bikira Mariya utabara abakristo akomeze adusabire muri uru rugendo rwacu rugana ku munsi mukuru wa Pasika ya Kristo. Pasika yegereje. Nyagasani Yezu nabane namwe.